turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu wo mu ijuru nabaho umugisha. Iki gitondo cy'umugisha reka tuganire ku jambo ry'Imana dusenge. Turasoma umurongo umwe uri mu rwandiko rwa Yohana, urwandiko rwa mbere igice cya kabiri umurongo wa 23. Haranditse ngo umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se, uwemera uwo mwana niwe ufite na se. Amen. Yesu ashimwe bantu b'Imana. Ijambo hano riratubwiye ngo umuhakana uwo mwana ntafite na se, kuko se w'umwana, haleluya haleluya, umwemera aba yemera na data. Uwemera umwana aba yemera na se, uwemera se w'umwana aba yemera n'umwana. Haleluya haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kazi kose ukora ujye umenya ko uwo mwana, haleluya haleluya, ari we guhesha ibyo byose, kuko uyu mwana niba umwemera wemera na se. Niba umuhakana, haleluya, jya umenya ngo uhakana na se. Yesu ashimwe. Hari igihe ibiganiro biza bikakwibagiza uwo mwana, buryo uba wamaze gutakaza na se. Iyo uri hano uri kumva naho uri guhurira n'Imana mu biganiro, mu bitekerezo, ujye umenya ngo mbese uramutse utungura wajya he kuba wamaze kwihakana uwo mwana. Ndagira ngo nkubwire ngo ongera wemere uwo mwana. Haleluya haleluya. Yusomye ubutumwa bwiza bwa Mariko bwa Luka igice cya mbere umurongo mirongo 8 haranditse ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga. Haleluya haleluya. Uwo mwana Bibiliya itubwira, haleluya, niwe wagwije iki? Imbaraga. Haleluya haleluya. Dukwiriye kugwiza imbaraga mu bihe byose. Ukagwiza imbaraga zo kwemera uwo mwana, ukagwiza imbaraga zo kugira ngo Yesu mugendane, ukagwiza imbaraga zo kugira ngo agufate ukuboko, ukagwiza imbaraga zo kugira, kuko iyo umwemeye wowe wemeye na se. Uwo mwana, haleluya, uwo mwana iyo umwemeye muri wowe agomba kugwiza n'imbaraga. Twumva abafite imbaraga z'amafaranga, twumva abafite imbaraga z'iki, ariko hari n'abafite imbaraga z'umwuka. Ukwiriye kugwiza imbaraga z'umwuka. Yesu ashimwe. Imbaraga z'umwuka data neza gukeneyeho mu gihe nk'iki. Nta kindi Yesu agukeneyeho, agukeneyeho kugira imbaraga, agukeneyeho kwemera uwo mwana. Kwemera uwo mwana ni kwemera mwuka wera, ni ukwemera akakuyobora, ni ukwemera akakugira inama, ni ukwemera aho ugiye hose. Bibiliya iravuga ngo nzagendana nawe, nzagumana nawe, nzakubera intwari nawe umbere ingabo. Haleluya haleluya. Data dukeneye kugira ngo yongere atubere muri byose, atubere ingabo. Ingabo iradukingira, idukingira imyambi, dukingira ya macumu ya Satani, dukingira ya myambi Satani ahora arasa mu izina rya Yesu Kristo. Ongera utekereze nawe urebe ko ukemera uwo mwana, kuko wemera uwo mwana niwe ufite na se. Uhakana uwo mwana ntabwo aba afite na se. Buri isaba yaramutakaje kera. Hari igihe uba waratakaje Yesu nubimenye, ariko nagira ngo nkubwire ngo mu izina rya Yesu ko muri byararebye ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo ujye umenya ko umwuka yagiye. Musaba utigaruka, garura umwuka wera ku buzima bwawe, garura uwo mwana ku buzima bwawe, kuko wemera uwo mwana. Haleluya haleluya. Uwemera uwo mwana niwe ufite se. Uracyumva se w'umwana akiri muri wowe? Uracyumva se w'umwana akiri kugendana nawe? Iyo wicaye aba ari kumwe nawe? Iyo wagiye mu mirimo utandukanye wose uba uri kumva Yesu muri kumwe? Kadusenga Imana. Yesu mubwira ati garuka mu njye. Aho wari waramwihakanye, wari wahakanye uwo mwana, tumenye ngo wari warahakanye na se. Ariko iyo umwemereye uba wemereye na se. Iyo wemereye se w'umwana uba wemereye n'umwana. Imana iguhe umugisha. Mana data wa twese, Mana uri mu ijuru, Mana ishobora byose, ndagushimira guhimbaje. Sengeye umunsi mw'izina rya Yesu kugira ngo utange umugisha kandi utange imbaraga. Ndasenze kugira ngo ubohore ingingo zose z'umuntu wese. Ndasenze kugira ngo turinde kwihakana uwo mwana. Bibiliya yaravuze ngo uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere y'abamarayika. Ndasenze kugira ngo ugiye guhamya uwo mwana mu izina rya Yesu Kristo. Mana turamburira ukuboko, turamburira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mwana Bibiliya iravuze ngo arakura guhiza imbaraga. Haleluya haleluya.
dukwiriye kugwiza imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dukwiriye kugwiza imbaraga mu bikorwa byacu byose. Dukwiriye kugwiza imbaraga mu bitekerezo. Dukwiriye kugwiza imbaraga mu kukuvuga. Dukwiriye kugwiza imbaraga turi gusenga. Dukwiriye kugwiza imbaraga turi kukwamamaza mu izina rya Yesu. Mumera ndege z'isi zose dukwiriye utware bwo kwamamaza mu izina rya Yesu. Kangura ururimi, kangura ibitekerezo, kangura ijambo rishya, kangura kwizera gushya mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Abakurikirana y'amasengesho nibagwiza imbaraga z'umutima, nibereke ihakana uwo mwana. Mana, ibiganiro bibi byatuma umuntu yihakana uwo mwana, ibiganiro bipfuye amashyengo byatuma yihakana uwo mwana, ariko turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Rambura ukuboko kwawe Mana, rambura ikiganza cyawe Mana, utesha agaciro usenye kandi urimbure. Wirukane Satani, wirukane abatwezi, wirukane abarozi, wirukane imbaraga zose, wirukane umwuka wose wa sekibi, wirukane umwuka wose w'abatwezi. Mana, uyu mugoroba, haleluya haleluya, mugoroba w'uyu munsi, igitondo cy'uno munsi, muri uyu museso, mu izina rya Yesu, hose ukora umurimo, hose ukora ibitangaza mu izina rya Yesu. Sengeye umuntu wese ugiye guhira Imana ajya mu kazi, ndamusengeye mu izina rya Yesu. Uyu munsi utanga umugisha, uyu munsi utanga ibyishimo, uyu munsi utange guseka, utange kunezerwa. Fasohora umwuka wose wa sekibi, fasohora umwuka wose w'abatwezi n'abarozi, fasohora umwuka wose wa za karande zo mu miryango mu izina rya Yesu. Umuntu wese avukamo, za karande zimagira, za karande ziteza impanuka, za karande z'ubwoba, za karande z'uburwayi, za karande z'indwara zitandukanye, za karande z'ubwihebe, za karande z'inyatsi, za karande za mwihebe, izina rya Yesu Kristo. Karande zose, karande zose, karande zisenya ingo, karande zo kutabyara, karande zo kutubaka, karande zo kuzingwa mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndaguhamagaye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Karande zose nizita agaciro Mana, turasenze Mana, uhamagaye rwose uyu museso waboneka imbaraga, uyu museso waboneka igitangaza. Uyu munsi umuntu wese ugiye kuba imbere ya Mana abona umugisha kandi abona imbaraga zitangwa nawe. Urakoze Data, urakoze kuri umutabazi, urakoze kuri umurengezi, urakoze kuri ubwugamo n'ubwihisho, urakoze ko ufite imbaraga zibasha gukiza no kurema. Ngaho rema ijambo rishya, ngaho rema ubutware Mana. Umuntu wese ugiye mu mirimo itandukanye, umuha umugisha, umurinde igisitaza, umurinde ikigusha, umurinde sekibi, umurinde imbaraga n'abatwezi, umurinde imbaraga n'abarozi, umurinde imbaraga n'amahembe, umurinde guhangara rwose mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uhe guhagarara umuntu wese ku munara, kandi Mana ndakwinginze, dore iminsi turimo iragoye, ndasengera umuntu wese Mana mu izina rya Yesu wirengagiza ijambo. Mana, ndakwinginze ngo umugaruze umwuka w'ubugwaneza mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, tanga umugisha, utanga imbaraga, utanga ubutware mu izina rya Yesu. Ndagushimira kuri Imana ikoze imirimo, ndagushimira kuri Imana ikoze ibitangaza mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yaravuze ngo ari icyo mwaka nubwo murangucumuraho, aravuga ngo unyezeshe amazi cyangwa umuriro. Mana, tweze udutunganye, tweze udukure kushawagurika kose no kuba bamwihebe mu izina rya Yesu. Mana, ndasengera indwara zananiranye, Mana ndasengera umuntu ufite ubumuga bwananiranye, Mana ndasengera umuntu wese usuraniwe, umuntu wese usunanijwe n'uru rugendo, ndamusengera mu izina rya Yesu Kristo. Mwatuye amaraso ya Yesu Kristo, mwatuye imbaraga n'ubutware, mwatuye imbaraga n'ubushobozi, mwatuye kubohoka. Kingura amaso y'umwuka, kingura amaso y'abantu bahumye mu izina rya Yesu. Abareba ibiri bugufi gusa, Mwami Mana, ndasengera umuntu wese wahumye amaso, utakirebesha amaso y'umwuka, utakireba Mana wamenye isaha igeze, utakireba Mana wabe maso Mwami Mana ngo acunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Mwami, ndakwinginze ukuri abantu kugenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo ugiye kugenda abantu bari nk'abanyabwenge mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese wari unaniwe, umuntu wese wari urushye, umuntu wese wari ucitse intege, umuntu wese wari ucitse intege, umuntu wese wari ucogoye, umuntu wese wari ubivuyemo, umuntu wese wari unaniwe mu izina rya Yesu Kristo, ndamusengeye, ndamuhamagarira ijuru, ndamutabariza ijuru, ijuru rimutabare, ijuru rimurengere, ijuru rimucira inzira, ijuru rimucira ikigoye cy'abagoye, ijuru ritesha agaciro, ijuru risenye mu izina rya Yesu, risenye karande zo mu miryango, risende inye Mwami Mana Data mu izina rya Yesu. Inzu zose zubatse ku musenyi, yubaka inzu nshya, inzu nshya mu izina rya Yesu. Wowe ufite ububazo, wowe ufite intambara, ndagira ngo Yesu akurengere, Yesu akugwanirire. Mubona mu rugo byaranze, mubona mu bana byaranze, ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusabira amaraso ya Yesu, ndagusabira imbaraga n'ubutware, ndagusabira imbaraga n'ubushobozi
ndagusabira imbaraga zo gutsinda, ndagusabira imbaraga zo gufata miri n'izina rya Yesu. Iri joro ribe umugisha, iri joro ribe umugisha. Urakoze Mana, urakoze tanga umugisha, urakoze tanga ububyutse, none iteka ryose Yesu. Niho twizeye kandi we twiringiye, none iteka ryose Yesu. Amen. Amen. Yesu abaho umugisha abakozi b'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi saa 10 dufite amasengesho ari live. Uyu munsi saa 10 dufite amasengesho ari live. Yesu abaho umugisha, mwebwe muraba muri kuyakurikirana kuri Pokea TV. Imana ibaho